Amen. Ababyeyi bakunda abana babo bakabashyira mu mugongo bakabahereka, nyamara ntabwo bamenya icyabasha gukora kuri uwo mwana, kuko haba bareba ari imbere yabo gusa, amaso yabo ntabasha kureba inyuma. Ariko wowe urabareberera, wowe ntabwo ushobora aho kubamurikira n'Imana, iyo Mana imuremera amashyi. Amen. Maze uzwane natwe, nta musoni wera kereka iyo ugarukiyeho. None Mwami Yesu, bamutwaye amafuti yacu uhereye kuri njye no kuri bene data n'abashyitsi banjye n'abakozi bawe, maze twese numara gutoranya uze ubane natwe. Umushyitsi tudashaka wera amateraniro twaje tuzi ko tuje imbere yawe nyakubahwa Mwami Yesu, rero tugenderere maze ubane natwe muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Tunashukuru Mungu sana aliyetuchunga nyakati inayochosha, nyakati inayochosha kwa kuwa ni nyakati za mwisho, tena ni nyakati inayochosha. Ukiona na watu wanachoka, watu wanachokeshwa, ulimwengu unafika mwisho wake. Wanatazama na macho ya kiroho, wanatazama wakaona kama ulimwengu inatikisika, inatetemeka, vita ngamba na ngamba, swali, njaa na maskini. Ukitazama hayo, Biblia takatifu inasema hivi, yote mkone mnakuwa pale macho mbinguni kwa watakatifu utakuwa karibu. Fulani bila kulala alisema hivi, kazi ya kuongoza kwa mataifa hahirwa rero abakiri imbuto y'umuntu, hahirwa rero abakiri ijambo ry'Imana akaba ari ryo ribayobora, kugira ngo twegerane muri aya magambo, kugira ngo Imana idususurutse, Mungu atujamushe kigeze urebye hakurya intambara ni nyinshi, urebye mu gihugu cy'Uburundi
wasangayo impunzi, wagera mu Rwanda wasangayo impunzi, wagera muri Uganda wasangayo impunzi, no muri Amerika ho hari impunzi, hari umutekano, tuhari natwe turi impunzi. Ariko Pawulo ati ibihugu muzageramo muri abasuhuke muzabimare mu myaka yanyu yose kugira kubaho Uwiteka. Imana iduha neza wizana n'Umwami wacu Yesu Kristo. Turaba duhagaze some ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Ibyahishuriwe ibice byaho ni 19 sura 19. Ndi mwene data Ndugu mwingine aradusomera Abefeso tusomea Waefeso ibice 2 umurongo wa 19 mstari wa 19 na 20 na 20 kugeza kwa 22 hadi 27. duhereye Kianzia mu Befeso ndani ya Ufunuo, turahera mu Befeso tutaanzia ndani ya Waefeso ibice 2 sura ya 2 umurongo wa 19 kugeza kwa 22 hadi 22. turasoma izina rya Yesu Kristo. Amen. Nuko nimukira abashyitsi nuko nimukira abashyitsi n'abasuhuke, ahubwo mu bwoko bumwe n'abera, ndetse muri abo mu nzu y'Imana, kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Amen. Komeza isoze wa 22. muri we inzu yose iteranijwe neza, irakura ngo ibe urusengero rwera mu Mwami Yesu. Muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Amen. Amen. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Numva ijwi risa n'irye abantu benshi, nirisa n'iry'amazi menshi asuma, nirisa n'iryo guhinda kw'inkuba gukomeye kwinshi, rivuga riti haleluya, kuko umwami w'Imana yacu ishobora byose ari ku ngoma. Tunezerwe, twishime, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'Umwana w'Intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye, kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Ubwo umwenda w'igitare mwiza ni imirimo yo gukiranuka y'abera. Arabwira ati andika uti hahirwa abatorewe ubukwe bw'Umwana w'Intama, kandi ati aya ni amagambo y'ukuri kw'Imana. Amen. Mwami wacu Yesu Kristo, gitare cy'agakiza kacu, Mana twizeye, Mana yaduhamagaye natwe tutitaba, tukuzamuriye icyubahiro tuvuga ngo shimwe. Twahimbaza, kandi twavuza impundu, kandi twakomera amashyi afite Imana yaduhamagaye. Amagambo yawe amaze gusomwa, ndakwinjiza kugira ngo umanuke utuvaniremo ibyo kurya biboneka muri aya magambo, bikiza abarwayi, bitanga imbaraga ku banyantege nke, byemeshe abahitamye, abarwayi bakire kubw'aya magambo mu izina rya Yesu Kristo. Tubona imbaraga y'Imana, tubona imbaraga y'Umwuka Wera. Umwuka Wera w'Imana azagendagende hagati mu materaniro, twumva imirindi y'Uwiteka, twumva imvugo y'Uwiteka. Imvugo y'umuntu yatuzanira urupfu, ariko imvugo y'Imana ikatuzanira ubugingo bwawe. Ngwino ugambire natwe gutangira kuguheruka mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Bashobora kwicara. Imana yacu ihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Tumaze iminsi turi iwacu, ariko Uwiteka yaturindiriye tugarutse amahoro. Ubwanza yaduteye imyambi, Manza akaduteza uburwayi, ibicurane byarateye, ingorora zarateye, ikirere
kirere ariko Imana yaraturinze. Abana bararwaye bararemba ariko nta n'umwe uburwayi bwahitanye. Niyo mpamvu tuzamuye akaboko dushimira Imana yaturinze nubwo twarwaye ariko ntabwo twapfuye, kandi naho twapfa Pawulo yaravuze ati ni ugusinzira, kuko igihe kigeze uwari usinziriye arongera agakanguka, wari usinziriye igihe kiragera akava mu bitotsi maze agakanguka. Umugaragu w'Imana niwe watubwiye ati iyo umubyeyi atetse ibiryo acika abana bari maso akagira n'abandi basinziriye nta ngorane n'imwe agira, kuko abatetse abayiringiye ibiryo ntibishya, ba bandi bicaye na ba bandi basinziriye arabakangura, hamwe na ba bandi bicaye bose bahurire ku meza. Abasinziriye mu mwami wacu n'abazaba bakiri bazima igihe azatugaburira twese mu bwami tuzahurira ku meza. Urumva hari icyo tubaye? Ni inkuru y'umunezero, ni inkuru inejeje, ni ijambo ry'Imana. Abasinziriye bazakanguka, abazaba bari maso bahindurwe, dusangane umwami wacu mu kirere, dukurire mu bukwe. Mbega umunezero, nubeho ntanezerwa, nubeho ntakwishima, kuko igihe cy'ubukwe tuzahurira mu mwami wacu ku meza. Hari abasinziriye, hari abazaba bakiri bazima, twese tuzanezerwa. Kandi uwo munezero ntabwo ari umunezero w'umunsi umwe, uzaba ari umunezero w'iteka ryose. Ari njyewe umeze nkaho ntabikumva, njye ndikumva urukumbuzi ari rwinshi, nawe nasinzira imbere ko nzakanguka ngasanganira umwami, gahurirayo n'abera batubanjirije, tugahurira ku meza y'Imana. Mana iduhereze gusangirira nayo imeza yera iri jambo kuri umugoroba n'izina rya Yesu Kristo. Turaganira ijambo rigira riti hari igituma twishima, hari igituzanira umunezero, hari igituma bashiki bacu bishima, hari igituma bene data bishima, hari igituma urubyiruko rwishima, hari igituma abafurere bishima, hari igituma abakozi bacu bishima. Ntabwo ari uko bafite amamodoka, ntabwo ari uko bafite amafaranga, ntabwo ari uko bafite amazu meza, ntabwo ari uko bambaye amakoti, ntabwo ari uko bambaye inkweto. Hari igituma twishima, ni uko dufite umucunguzi watumeneye amaraso turagapfa twebwe tugakira. Iyo niyo mpamvu ituma twebwe nawe twishima. Hari ikindi gituma twishima, ni uko bamukubise inkoni njyewe bakambabarira. Inkoni z'ibyaha byanjye bazikubise umwami Yesu, maze Gerari we ararokoka. Iyo Mana yabikoze byayinezererwa kugeza ku munsi wawe nyuma. Ntabwo dupfa kunezerwa, ntabwo tunezerwa ko twariye inyama. Oya, inyama turazirya, uwaziriye agapfa, uwarya ibishyimbo agapfa, uwarya inka yose agapfa, ariko urya ijambo azahora mu iteka ryose. Hari igituma twishima. Uho bakubwira ko uzaja mu bukwe bw'umwana w'Imana, bakubwira ko uzazamuka, bakubwira ko uzareba muri aho utigeze kubona mabuka muri umunezero, bakubwira ko uzareba na Sara wabyaye ageze mu zabukuru amaze imyaka 60 nta mwana. Ntabwo wagira amatsiko yo kuzareba kuba mukecuru. Bakubwira ngo Buranamu yageze mu iyerekwa, abona agakecuru yabatije kari kokori, ageze mu bwami arakabona, karamubwira ngo karimuberana, nawe arakabaza ngo mbese urukibagirwa kandi njyewe wabatijwe hariya hakurya muri Indiyana ku mugezi witwa Ohio. Uhabona bakwifuza kuzagarira igituma twishima, tuzareba Aburahamu, tuzareba
hari igituma tunezerwa. Soma Bamurungu mwene data. Abefeso. Ntabwo wapfa kunezerwa. Hawezi kufa kufurahi. Ahubwo umunezero wacu harawushingiye. Bali furaha yetu Ibyishimo byacu haraho bishingiye. ina msingi. Haraho bishingiye. Ina msingi. Nuko nimukira abashinzi n'abimuki n'abasuhuke. Baza mchingani wageni. Ahubwo muruboko bumwe n'abera. Ko banezerwa kutabagera kubikura. Twavuye mu gihugu cyacu tuja mu gihugu cy'u Rwanda, tuva mu gihugu cyacu tuja mu gihugu cy'u Buganda. None umwami Imana yacu atubwira ati mu kanwa ka Pawulo, ntabwo mukiri abashyitsi ndetse n'abasuhuke, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera. Amen. Ndetse muri ubwoko bumwe n'abera, Mwiko taifa pamoja na takatifu. ndetse muri iyo nzu y'Imana, Ndani ya nyumba ya Mungu. ndetse muri iyo nzu Ndani ya nyumba muri ubwoko bumwe n'abera, mwiko taifa pamoja na ndetse muri takatifu. bo, ndetse abo mu nzu y'Imana Tena watu wa nyumbani. turi ubwoko, Mwiko taifa. tukiri abashyitsi, Mchingani wageni. ntabwo tukiri abasuhuke, ahubwo turi ubwoko bumwe n'abera. Na watakatifu. Abera bo mu nzu y'Imana, ntabwo ari abera bo kwa Bayide, ntabwo ari abera bo kwa Mobutu, ntabwo ari abera bo kwa Kagame, ntabwo ari abera bo kwa Kadafi, ntabwo ari abera bo kwa Gisegete, ntabwo ari abera bo kwa Trump, ahubwo ni abera bo mu nzu y'Uwiteka. Ntabwo wanezererwa ko nawe uri uwera wo mu nzu y'Uwiteka, uwera wo mu nzu y'Uwiteka, nuko ari umwana w'Imana. Yesu Kristo yatwejejeho ibyaha byacu kugira ngo natwe tubabera. Arongera aravuga ati mubabera kuko nanjye ndi uwera, kandi ingeso zanjye zose zibe zera imbere y'Imana. Tubaba mu nzu y'Imana, nicyo kituzanira umunezero. Naho abo mu nzu y'ab'isi, igihe nikigera uzabashaka uzababura. Babandi bakurwanyaga uzabashaka uzababura. Babandi bapimaga kuri Rusengo uzabashaka uzababura. Abapimaga Medikeri uzabashaka uzababura. Abapimaga akazi uzabashaka ubabure. Turi abo mu nzu y'Imana. Iko ndani ya nyumba ya Bwana. Nuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Sasa ninyi mnajenga msingi wa mitume. Hari tuvuga twubatse twenyine, ntabwo twubatse twenyine, dufite umunezero kuko twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Abajya basoma kuri cyenda, twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Mwe gutinya, turi ubwoko bumwe, umunezero wacu, ibyishimo dufite, turi ubwoko bumwe n'abera, kandi turaba mu nzu y'Imana. Ikigeretseho
muri Yesu Kristo Yesu Kristo nta kintu turi tukirimo. Abari muri Yesu Kristo nta teka bazacirwaho. Abari muri Yesu Kristo ibyaha byabo barishasanehewa. Abari muri Yesu Kristo nta rupfu rubarambaho. Niyo mpamvu tunezerwa. Nta rupfu ruri hejuru yacu, ahubwo hejuru yacu hari Yesu Kristo niwe udukomeje, kandi ibuye ikomeye muri Yesu Kristo duteranijwe neza. Muri we inzu yose iteranijwe neza, irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami Yesu. Ngo inzu y'urusengero rwo kubanamo na kuishi pamoja mu mwuka w'Imana. Abari mu mwuka w'Imana bagenzura abari mu mubiri. Abari mu mwuka w'Imana bamenya aho ibyaha bibaturuka. Abari mu mwuka w'Imana bareba abari mu mwuka wa Satani. ya Ibilisi. Duteranijwe neza muri Yesu Kristo. Tunakutanisha vyema ndani ya Yesu Kristo. Abari bafite ubwoba Naoga ni kubabwira ngo Pawulo atugirira inama, ari kutubwira ati muri Yesu Kristo twubatswe neza, uwababariwe ibyaha byose muri Yesu Kristo amaze ko yubatswe neza. Eglise de nation iretre bati turubatswe. tunajengwa. Tunajenga Kurubatswe neza. kugira gushitura Usigo kutetemesha. hariya aho muri Pale kwenye buku. niho hadushije Ni wewe ulitia hapa. kanze n'ibiriba. Acha nigilie siri. Buno ndi gutwara imodoka yanjye. Sasa hivi nikitembeza gari yangu. Inzira igiye kwa Kabagema ni exit ya kabiri. Njia inaenda kwa kama jemano kama exit ya pili. Nibeshe ngaca kuri exit ya kane. Nikishitangana pita kwa exit ya 4. Kongera ngakora demituru. Pesa kuzunguruka. Ngashakisha ibarabara nigere kwa Kabagema. Kwa yona nini? Kwa nataka kwenda. Uwari wese nabana nakatiriwe. Yeyote Wona abana ari nanyuze. ningekuwa napita kwake. Byatuma adekarara ngo ndarinduwe kandi nari mfitiye nini? Acha nilikuwa wake na japo mimi ni Haraho twagiye tuyoba exit gusaza atari iwacu maze tuvayo. kwetu tunatoka. Amen. Ntabwo bisobanuye ko rero ariyo twavukiye. Tukaba twavukiye ni mu mwami wacu Yesu Kristo. Iyo duhamagaye turayizi, tuzayikurikira. Niduhamagara tuzakomeza, niduhagarika tuzahagarara. Tutasimama. Abapagani bafite itara nibahagarika Hakutuamini wanataya kuwasimamisha. tugatambuka. Sisi tunapita. Natwe dufite itara nibahagarika abapagani bagatambuka. Ariko hari igihe n'abapagani bapfa kwinjira mu matara. Wanakufa kuingia ndani ya mataa. Ariko wamaze kumenya itara nibahagarika. Mwirinda Wenda shazani. mwese munyura mu matara. Yote tunapita ndani ya Hari mataa. amatara atukura, Na taa hari nyekundu. amatara y'icyatsi. Na taa ya Itara rya kure kwe taa wariyobora. inaweza kuachilia. Unaweza isahau. Amatara yaturekuye natwe twarasohotse. Tumaze gusohoka ntabwo tuzasubirayo. Batureshe exit ariko kwibesha no kuyoba no kuri wanyu ni ibintu bitatu bitandukanye. Tatu tofauti. Nakerewe Kabagema Nilichelewa tu kama jamaa. kugezaho amasaha Na yarenze. kufika na Kurya masaa. naciye exit itariyo yibesheje iry'iwawe. Basi Imana ikamubabari. Ibyo byatuma umuntu adekarara bigaza uyu mushyitsi ni uwaje. Oya, umushyitsi wa Kabagema nuko yibeshe exit. Iyo twagiye tubeshe exit ariko iwacu hari ibigambo. Amen. Nashimye mwene data. Nilishukuru ndugu moja. Nageze ahantu ngavuze no murahira. Alifika mahali Baramwicaza aranga. wanamwekalisha na Baramwicaza aranga. wanamwekalisha na Abantu ntabwo ari Anasema iwacu. hapa siku yetu. Manda yarazengurutse no mu Na nda. waza alizetuka na ndani. Bicara oya hano ntabwo ari iwacu. Yarahamagara nikangahe weho nikangahe jewe nikangahe mwanateza uko wishyurwa kwa mwene data byari bisabye ngo nawe usome Imana ngwishyurire Wakufunulie kwanza. umenye ko wayobye ko wataye inzira maze ugaruke mu Na Rwanda. urudie ndani ya mustari. Mugera w'Imana yigeze kutuba
yatuganiriye. Mtumishi wa Mungu alituzungumzia, Niba ari hano kama iko hapa sikumbuke, aravuga ati akasema eti mu materaniro y'umwami Yesu Kristo, ndani ya mkutano wa Yesu Kristo, umugabo wahagurutsaga ibirema, mwanaume alikuwa anasimamisha ibirema, umugabo wahumuraga, mwanaume alikuwa umugabo wavuraga abapfuye, mwanaume alikuwa na umugabo wakoraga ibitangaza, agatumura amafi, agatumura imitsima, anazidisha mikao, ariko yari afite mu itorero rye, mu asamblee ya Yesu Kristo, hari hariho umugabo mubi, hari umufere mubi, hari umufere yagaragazaga ko mukunda, ariko igikundiro cy'umwami Yesu ntabwo cyabaga kuri uwo mugabo. Mwanyemera ndamubabwira uwo mugabo, umugabo witwa Yuda. Yuda ntabwo ari izina ribi, ahubwo ryabaye ribi ukurikirana n'ibyo yakoze. Nta mufere nta n'umusere wabyara umwana ngo mwite Yuda, ahubwo imyifatire ye niyo yabaye ribi. Undi aratubwira ati nuja mu bukwe ukajyana n'ingurube ukayambika ikositimu y'umweru, nugarukana nayo ikiri umweru uzongera usubirane nayo mu bukwe. Byari bisabye ngo Ningeomba abana b'Imana watoto wa Mungu tugire igihagararo, kwenda msimamo, duhagarare dushikamye, duhagarare dushikamye kandi twese viatu mwe kunyeganya. usitikisike. Imana twizeye Mungu tunaamini niyo yaduhamagaye, ndiye alituita, kandi Imana twizeye niyo izatuzamura. Tuvuganire ijambo rigira riti hari igituma twishima, ntabwo dupfa kwishima, ahubwo twishimira yaduhamagaye. Yaduhamagaye niyo kwizerwa, yaduhamagaye yaducunguye, yaduhamagaye izatujyana mu bwami mbinguni. Tumeze neza kutamukuze. Yuda bwana msamaha kwa Yuda yateranaga n'abafarisayo, Yuda alikuwa anakusanyika na Wafarisayo, akongera akaja guterana na Petero. kusanyika na Petro, Mu gitondo akaja kwa Petero, umugoroba akaja kwa Wafarisayo, umugoroba akaja kwa Wafarisayo, mu gitondo mu materaniro ya Yesu. Yesu yamugeraho akimfika kwa akamubwira ngo anamwambia ati je, ninafanya mapema. sinzi niba mwamwumvise. Je, kama mnasikia Abafurere bari kiri inyuma, atubu yuko pale nyuma, unaweza kutana mwambia tusikia kama ni yeye bakora kumubwira ngo abese tugurira ibyo barateranye. Amateraniro yashoje vuba mu Bafarisayo, mnipatie ibice by'ifeza 50 malipo vipande ya pesa Tangu wa Yesu. 30. Umugoroba akagenda Yote anaenda mu materaniro ya Yesu. neno wa Yesu. Yesu nawe ati Yuda, Jude, ibyo urakora nitafanya hakiri fanya mapema. ntabwo Imana yaduhamagaye ngo twihishe mu nzu yayo, ahubwo Imana yaduhamagaye ngo niba turi abasere tugaragare nk'abasere, niba turi abapere tugaragare nk'abapere, kugira ngo igihe cyo kuzamurwa natwe tuzazamurwa. Amen. Amen. Ntabwo umuntu uzazamurwa, Mtu atakayenyakuliwa ntabwo yamukatikati. hawezi kuwa mtu wa kusimama katikati. Umukatikati Mtu wa katikati yemera Bibiliya, anakubali Biblia, mu gitondo asubuhi agashyiraho ariko, anatia lakini ku mugoroba jioni akemera ijambo ry'Imana, anakubali na Mungu. mu gitondo Asubuhi ariko kunoza anatia yindi lakini na hivi uwo niwe mukatikati. ule ndiye mkatikati. Ijambo ry'Imana Neno la Mungu ni ukuri, ni ukweli. ni amen, ni amen, Kama ni ni oya, ni oya. kama ni hapana ni hapana. Ntabwo habagamo igo nawe, Haiko wakati anasema ndio, ahubwo ijambo ry'Imana bali neno la ni Mungu ko kuri ni ukweli, kandi kutagabanije. usipungukiwe. Uzongeraho Hataongeza, azongererwa hataongezewa. ibyabo byanditswe, Iko zinaandikwa, uzagabanya azagabanyukirwa ku migabane yanditswe. Mbese wowe uteranye kuri aya masaha wisemo iki? unakubali nini? Unachagua nini?
ingurube nguruwe, ukajyana nayo mu bukwe, unaenda nayo ndani ya harusi, wambaye ikoti ryiza, unavaa suti iraguherekeje, inasindikiza. hari abantu bameze gutyo, Kuna watu huko kama vile mu byumba mu mwuka, usikie ndani ya hari abantu bameze kama nk'umuntu kama nguruwe, akagenda yambaye neza, yagera ku cyondo na matope, aho ni kurwagwa, bado ni kuvombe, akicara akanywa, anashikalia yeye akanywa sikome mateka anaweza kwenda kumkutana, Anaenda. anaenda akagenda anaenda yagera mu kwenda kwitwambaye n'ibintu Sika tunafanya kifupi, tunafanya kifupi. haina sisi utulie Unaishi wapi? uwaninde Ndani. mdogo please Na wasi. inzira ni imwe ahandi agakiza kari ni muri Yesu Kristo. Yesu Kristo tumushakira he ni ijambo ry'Imana, kwirinda ibibi hari igituma twishima nuko tutazaragama n'ab'isi, ahubwo ubwami bwacu ni ubwami bwo mu ijuru. Ntabwo waduteguriye umugabo utaresha, ntabwo haje kuguruza, nawe byatinda ariko bizasohora. Tumuteye kwishima, twizeye kwishima, tunezere kuko bukwe buzabanuka hejuru. Bana bamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Abakolosayi 2:6. Wakolosai 2:6-7. Wakolosai 2 sura ya 2 mstari wa 6 na 7. Nuko rero nk'uko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu, aba ariko mugendera muri we. Nk'uko Kama subiramo vile juu. dusubiremo. Nuko rero nk'uko mwakiriye Kristo Yesu, nk'uko mwakiriye Yesu Kristo, mwanda bakiriye Kristo Yesu, niwanda bamwakiriye, ndabona bene data ari bose, ndabona bashiki bacu ari bose, nk'uko mwakiriye Kristo Yesu. Mbega umunezero n'ubute nuko twakiriye umugabo utabesha witwa Yesu Kristo. Komeza bene data. Nuko rero nuko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu, aba ariko mugendera muri we. Ariko tugumya kugendera muri we. Niba twaramwakiriye, inzira ibiri tuzireke, inzira ibiri ngo wazigiramo, ahubwo urebye nabi wakasukamo kabiri, wakunda kuja muri iyi, ugakunda kuja muri iyi, ugakunda no kuja muri iyi, urebye nabi wacikamo kabiri. Ariko nk'uko mwakiriye Kristo Yesu, aba ariwe mugumaho, mugumumwe mu iryo jambo mwakiriye, mwirinde kutoshuka. Avanze mushoreye imizi muri we, kandi muri Yesu Kristo Ndani ya Yesu Kristo nukumereramo imizi, ni kuota ndani mizizi. ngo nukugumamo Kudumu kugeza igihe ndani cy'azawe, kufika wakati atarudia. kandi mwubatswe muri we, kandi twubatswe muri we, Tunajengwa ndani yake. mukomejwe no kwizera, dukomeje no kwizera Tukishika imara imani nk'uko mwigishijwe, nk'uko twigishijwe, kama vile tulifundishwa, uko twigishijwe kama vile tulifundishwa muri ekole, ndani ya Sunday school muri seminari, ya shule ya turi Jumapili. kwiga ku bibazo byacu by'abafurere n'abasore, abatwari n'amajibu, uko twigishijwe, uko twatureyininzwe, uhereye tukibatizwa, ntabwo byahindutse. Imana yacu ni imwe, izina ryayo ni Yesu Kristo, ubatizo ni kumwe, ni mu izina rya Yesu Kristo, inyubako ni imwe, ni ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Yesu Kristo ni we buye rikomeza
afite hari ibyo mu ijambo. Ibyishimo afite ni ibyishimo by'agakiza. Umunezero afite ni umwinezero w'agakiza. Niyo mpamvu ari kubyina, niyo mpamvu ari gukubita akanunu, niyo mpamvu mushiki wacu ari gukubita ingoma. Afite ibyishimo by'agakiza, kandi ibyo byishimo biri gusamuka umutima bikagera n'abahanze. Umuntu ari kuvuga ati ikiri mu mutima w'umuntu nicyo kizasohoka mu kanwa ke. Ibyumvire mu mutima wera ijambo ry'Imana n'agakiza twakiriye. Nituririmba agakiza, nituririmba ubucunguzi, kugira ngo n'abazatureba bazabona turi abantu batari ku isi uno munsi, ariko ejo tutazaharara. Twahiriwe uyu munsi, umugoroba ntabwo turaharara. Twaharaye uyu munsi, ariko ejo ntabwo tuzahirirwa. Reka babwire ngo umunezero wacu ni uko turi abantu badasanzwe, turi abantu batuye ku isi, ariko uko tuzamera ntabwo kurerekanwa. Nikwerekanwa tuzaza kumubona Yesu Kristo. Amen. Mwirinde hatagira umuntu ubanyagisha ubwenge bw'abantu. Mwirinde hatagira umuntu uza kukubwira atakuja kuambia eti utamuriza, utamuriza ukumureba tunamwangalia ntabwo yize, ahubwo jewe mimi narize, nilijifunza nize kaminuza, shule ya hali nize amasomo hali ku rwego rwo hejuru. shule ya hali ya juu. Jewe buriya nigiye n'igipasi Nilijifunza na ibyo bizaguhitana, ahubwo ikizaguhereza ubugingo ni ugutura mu ijambo. Petero yanditse ibitabo bibiri. Petero ya mbere n'iya kabiri atarize, yabatiza 3,000, abatiza abantu benshi, ariko atarize. Weho wize ayo mashuri y'ukurata azarangirira hano ku isi, ariko abana b'Imana bize ubabwira umubatizo mu izina rya Data ndetse n'Umwuka Wera, bazakubwira ngo ugisomera aho byanditswe, bazabikwereka aho byanditswe, kuko bigishijwe n'Umwuka Wera. Abigishijwe n'Umwuka Wera kandi bakomora umunezero no kwishima, kuko barishimira ijambo ry'Imana. Imana ibayishurire n'izina rya Yesu Kristo. Sinzi ubwo murongo niba wagushoje. Mwirinde hatagira umuntu ubanyagisha ubwenge bw'abantu n'ibihembo by'ubusa bikurikije imihango y'abantu. Njyewe n'uzi wacu Umekuja kwangu naje guhera, nitakuwa na kulipa. uzamuhera, ariko uzamuhera Imana itazamuhera. Nitakulipa Ibyo bizacura iki? Uzamuhera hatarimo kwizera, uzamuhera hatarimo kuja mu ijuru. Azahembwa bigarukire he? Dufite ibihembo twateguriwe n'Umwami wacu Yesu Kristo. Tuzabana nawe iteka ryose. Yaduteguriye ibidushe ku musozi, yaduteguriye iminara y'umurera ku musozi. Abategereje bihanganye nibo bazayingaho. Umunezero dufite tubikiwe imirimo, tubikiwe ikamitse, tubikiwe ibibyibushe, byuzuye imisokoro. Abera ntibabyumva bazakubwira na Pawulo, bafatanya na Yesaya, bafatanya n'abatubanjirije guhimbaza Imana hamwe no kwishima. Venuste nasome igice cya mbere umurongo wa 20 sura ya kwanza mstari wa 20 na 25. aho utamuriza ari wa Pale kwenye tabla hii ndani wa Kolosai. cyo kimwe Sura moja umurongo wa 20 mstari wa 20 kugeza ku wa 23. hadi 23. Nawe uri kureba Wewe bwana tuangalia Matayo Mathayo sura ya 16 mstari wa 18. 20 hadi 23. Rasoma mu izina rya Yesu Kristo. Kandi imaze kuzanisha amahoro amaraso yo ku musaraba we imwiyungisha n'ibintu byose, ari byo ku isi cyangwa ibyo mu ijuru. Amen. Namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera, natwe Nasi harimo Gerard, harimo na Dusabe, twari twaratandukanyijwe n'Imana kera, ariko kubw'amaraso ya Yesu Kristo
yanyu no ku by'imirimo mibi, none yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we. Amen. Amen. Kubw'urupfu rw'umwami wacu Yesu Kristo twabaye umwe n'Imana nzima. Kubw'urupfu rw'umwami wacu Yesu Kristo, kubw'amaraso yamenye ku musaraba, jewe na bene data turi umwe muri Yesu Kristo. Jyewe n'abashiki banje turi kuririmba indirimbo y'umunezero n'ibyishimo kuko turi umwe muri Yesu Kristo. None yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we ngo abashyire imbere yayo muri abera n'abaziranenge. Yadushize imbere y'Imana kubw'amaraso turi abaziranenge. Kubw'amaraso ntabwo tugiramo uburwayi niyo bwaba bukomeye. Kubw'amaraso tuzasinzira ariko ntabwo tuzaherayo. Uburwayi buzaduteza ariko hirya yaho tuzuza umunezero. Ibyo byishimo dufite hari igituma twishima. Igituma twishima hari uwatubyaye amaraso yatugize umwe, izina rye ni Yesu Kristo. None yigishije namwe urupfu rw'umubiri we ngo abashyire imbere yayo muri abera n'abaziranenge mutagawa. Niba muguma mu byo twizera, mwubatswe neza ku rufatiro mutanyeganyega kandi mutimurwa, ngo muvanwe mu byiringiro biheshwa n'ubutumwa mwumvise mwabwirijwe mu baremwe bose bari mu isi bari munsi y'ijuru. Subira kuri uwo murongo wa 33. Niba muguma muri byo, niba muguma mu byo twizera, niba mwarakomeje mwubatse neza, ntabwo twubatswe nabi. Niba tukiri kuri bya bintu batwigishije, tukiri kumwe na Ngendahayo, tukiri kumwe n'abantu yaratwigishaga, tukiri kumwe na Furani, tukiri kumwe na runaka, tukiri kumwe na ba runaka, twari twizeye, twari twarigishije. Niba mwarabigumyemo, niba mwarabigumyemo, mufite umunezero n'ibyishimo. Niba muguma mu byo twizera, mwubatswe neza ku rufatiro mutanyeganyega kandi mutimurwa, ngo muvanwe mu byiringiro biheshwa n'ubutumwa mwumvise mwabwirijwe mu baremwe bose bari munsi y'ijuru. Ariko njyewe Pawulo nahindukiriye umubwiriza wabwo. Amen. Nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi zubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Mwubatswe neza. Yesu Kristo nawe ati nanjye ndakubwira nti